Hey! Hey! Twagarutse we! Nizere ko amaze gukanda subscribe. Ibaze utarakanda subscribe kuri Wakwetu TV. Ikuzanira seri yitwa Uwarusomye. Dukomeze na episode ya 13. Mama yavuze ngo tuyikomeje. Ibintu byose tubikore neza kuko umuntu yatinyitse akica umubyeyi wawe isaha ku isaha ntashobora kukwica urumva. Nkubwiye n'akazi nguhaye urumva neza nako kumuneka ibyo akora byose. Umuneka agenda umuneka ari kuvugira kuri telefone. Mbese nta muvi ruhande kubera ko we nyine atamuzi nta nubwo mwikanga. Shona kwa yahamagara avuga ati niko gira bicaranya aho ngaho. Ngomba kumenya ko tuvuka no atazi yuko ari kunegurira iki mu ndaro. Afite n'umushiha mere n'abanuka ndakari yabura nta kuba nagarutse ntago byamushimishije. Ahubwo rero ikindi cyo ndi kukubaza kutambwiye. Naherutse umbwira ngo ari kushakira umugabo bimeze. Umve. Narabanetse nsanga ari gushakira umugabo ati tugomba kumushakira umugabo. Ariko se urumva ibyo byabaho? Ngibutse ari gahunda yuko bagomba kumusura. Bamusurishije uwo mugabo. Ni wewe. Bafatanyije. Oya afite ngo ntibaramubona. Bafatanyije. Ariko twe twamubonye n'umusore. Atangiye umbwira ukuntu mbimenya none nanjye menye ko mbyitwaramo. Rukabuza yaje gusura Kaganga. Bagenda mu nzu babiganiraho nyine ndi kubumva bazi ko natari kubumva kumenya ndi kubumviriza. Kuko nyine nanjye bagenda bakurikirana igihe cyose. Numva ari kuvuga yuko ashaka kubagisha gushakira umugabo. Uwo mugabo simuzi ariko bashaka gushakira umugabo. Kandi ukumva ko ibyo bintu bitakunda. Aracyari kare. Kandi umva ikindi kibazo. Impamvu yo gushaka saza abantu shaho. Baba bakomeye kuri bashiki ba ngo aracyari kare. Ngabo ntazagaragara. Umva ikibazo hano kiri. Ubisubira igendo byashoboka kuri Sabrina. Sabrina. Naye nabava ati shamege muri gukorera ubusa. Nuko gukora inyuma yaze. Nta kibazo. Byo muri ubu bimaze. Bitoroshyera. Nta kazi kajya koroharega. Nta kazi kajya koro. Ushakira umugabo. Zatera ko afite akantu ni mugufi kagatwenge. Atangiye kwibariza. Ni bogari ni muremure ni mugufi. Reka noneho Sabrina zakunde rero. Nicyo kintu mfitiye ubwoba. Urumva? Aje mbyikemurire sibyo? Yewe. Ako uyu mukobwa kidene kasigaye afite. Tugomba kumenya ko niba ari ukubera ifaranga ari kumwoshya. Sinzi tu. Ibaza ariko aramutse nyumvishe ni kwivugishwa ibyo bintu. Sabrina. Uri mu biki? Uri mu biki uri mu biki? Arakeye. Niko. Uri mu biki? Hari turi marandi bagukora. Urimo kwitegura umushyitsi ufite se? Umushyitsi? Kwitegura umushyitsi. Umushyitsi? Ufite? Umukobwa bari kwijijishwa kwa umushyitsi dufite kandi ubwo amakuru yose arayafite. Kare kugiye gushingirwa dore hari umusore gukunza arabimbwira. Itsiko nabikubwiye rwose nari ndabonze kubizi witeguye ko mugiye gusurwa n'umusore mwiza ugukwiriye. Ambasha. Hari umusore gukunze. Aranabimbwira. Ntabwo nabikubwiye. Reka ntabyo mbwiye ntabyo. Ubwo rero ubwo nyine ubwo ari hafi umwanya wanjye Rukauza ugitegura bari hafi. Yitegure ko ivuga ya masaha nta kwica gahunda. Akazi kagomba gukorwa. Barahageze sasa. Barahageze. Twagera. Agira kuri Sabrina. Bene Rukauza. Agiye kubona bamuzane ni bogari. Iyi bogari Sabrina arayiteshwa we. Egera undi mwana ariko bite byawe. Dore wakintu utazica ibintu. Kira undi mwana ariko unindi. Niko sha. Harabonye usana beze kuriya. Nawe nyine uwo mushyitsi se. Ese nyine ureka mwegere nyine kugira ngo ushaka. Nawe se wamuzanye se cyangwa yizanye ko ndebura kugenda ngiye buriya uri inshuti yanjye ngomba kujya ndabikubona. Uzajya mbikora byose.
urabona ugomba kubona umukwe. asa umukwe arimo ariko narumiwe. Ariko nanone ntitwavuga byinshi ahubwo twe twatwiganirira ibyacu nabo bakaba baganira. Yegora. Nyine cyagihe burya ya nama burya ukimara kumva ko bikunze bya bindi nyine kuri za gahunda. Bakunyu washye nibwo namenye ko mfite ibyo rero ibyo bubiretse none si umusore wawe uriya musore abona rwose ngareze ntaribi mubona se ariko urabona nta arumutse kabisa dore n'umusore kakaba yararebye ahita avuga ati hari ahantu nazinjira ni kubera azi ko turi inshuti turi abanywanyi nyine dutuye dusangira ansaba kuba nazahamuzana shakira nanjye mba umuco wa kera mukomeho kabisa bamwita Rugwiro ubwo ni ukuvuga umusore uranga ngo yitwa Rugwiro. nawe muntu Barugwiro bari kureba iyi filime ndabasuhuje. izina ryo muntu Mbese izina ryo muntu uriya mukobwa wanjye afite urugwiro. ngira ko uyu munsi azasurwa niyo mpamvu urabona kuri arimo gutwenga Ibeze ariko agatwego ka Sabrina ariko kuko arabizi ntabwo arabimyemereye kwanza kandi aranyubaha uburige mubyeyi we ko nige murera ya nanjye urugo narugenzemo igihe ntabyo ari kwikina ashaka kaganga ibintu urimo inshuti yanjye aya manyamufite tuzoyamara muri bakuri bindi sawa ariko hagati kuvuga n'usimbuka ya nimero ya business bayinyoherereje yego se mukunzi naje gukorera mushaka nayo mboko nari uruhehesi rutagenda kumwita mukunzi ntabwo nabivuga imbere ya papa ariko urabona ko nta kibazo ahubwo amazina yawe ntabwo nkikwiye ukaba yambwira mva agasuzuguro gusa ubu ntabwo nzira n'urugwiro wambonanye koko yego mama bakwita Rugwiro ndabyibutse yitwa Rugwiro. ni byiza izina ryiza cyane waba uturuka hese nyine kumenya ahantu waturutse mbere inyuma mu misozi kure cyane imisozi ya kure cyane se itagira izina yegora uzarimenya gifite ubutuza kandi shayi ikintu kibuzanye ahangaha ariko ndabona uri mwiza cyane ntaribi ariko nimba wanshimye nta kibazo nawe wanshimye ndabiha igisubizo gusa ndahita nkiguhura agenda akiboneka sinzi aho Sabrina ko atangiye uyu musore ntagiye kumwemera nicyo kintu nifitemo ubwoba tugiye kuri kirigita kabisa nahise numva nishimye ku buryo bukomeye ariko twaganiriye cyane bari kuganira rumiwe we kisi ko umunsi uciye n'ikiwudore niyo yayo tugiye dutaherega nawe ntugatinde cyane ntugatinde hari umurongo muri Bibiliya ndaza kuwushaka neza ndababwira ndababwira muri episode ikurikira wowe ukurikire na episode ikurikira episode ya 14 uwo murongo ndaza kubagezaho umurongo uvuga ngo nta nimero za telefone yawe yaguhaye ntugakunde gutinda hagati aho ibintu nk'ibyo nyine naje ndawushaka ndababwira reka tubigeze ku irembo ire babaherekeze renze irembo ni umuco n'ubundi wa kinyarwanda nta kuntu umuntu yagusura nture kumuherekeza noneho no kuba uyu musore yazanywe na Sabrina ufite ishingiro herekeza byubahwe byubahwe Sabrina ko ndeba ntangiye kumugirira amakengara Sabrina icyo gisore ntukirebe gutyo ngo utangire ubwenge za namba ndaziguha nyine urumva uraza kumamagara ngo igisubizo kurabona kano kanya ntago nandangije kwitekerezaho nimba nabyemeye cyangwa nimba munafasha bagira amamagare amuha igisubizo nimero za telefone yega Darirari Sharugwira afite irari we mwa nimero
Sabrina ari kwirijisha. Gahunda neza. ndazwe bw'igisubizo ngiye kumeza ntabwo nyine gukomeza kwiga ndagwigisi urabona hatari buza kuvamo yego ubundi bwo sinzi ntangiye kwigira amakenga Tegereje ndagenda mitamuhamagara tuvugana. Reko utari bone. aha nyine kasubire mu rugo njye mu mirimo gusa nyine urugendo rwiza tu Sawa naha telefone. aha telefoni aha ndabona byaciyemo rwose Akanyamuneza ni kose. ikibazo rwose arambwiye ati biracamo arampamagara kuri telefone tubivuganeho. aha rero umva nanjye gahunda nagusezeranyije ngomba kuzisoza Ikibazo se ayo mafaranga ubwo ngo ndayajyana. umve faranga amafaranga z'ubwo ndayajyanira nakwemereye ngenda biguha kabisa urumva ariko bibutse uyu mugabo nawe afiteho injyawuro turaguha avansi ya 50 aha uzaguha wabisoje nyine ibintu wabirangije Ikibazo nimba yipanze neza ndumva. namwemereye 300 tukabanza tukamuha n'ibihumbi 50 byo kugira ngo abone uko akora akazi ke neza wawe kuvunika nta kibazo ntacapa nta kibazo icyambere nuko akazi ari buze kugakora rero numva mwataha ibindi ntari amafaranga yo kwakuri nta kibazo arayabona nubwo wabikora kuri telefone cyangwa ye ntari bikizima nuko nubundi sawa ubwo we uri kumwe n'uyu musaza ibindi birakemuka Nta kibazo ubwo ni. he iyi nuko ndebe bitari buze koroha we ha Sabrina ndakunda uru rusore ndakwiyamye umva nabo mwana allo ese yica hano nyuma y'iminsi irahamagawe ni sawa sasa umuntu wamuhamagaye yamubwiye ko atazi uwo bari kuvugana mbese utinye guhamagara umuntu utazi ni ikibazo ahubwo wowe uba ugomba kuvuga amazina yawe wiwe kuko umpamagaye ntabwo njye guhamagaye aha ako kantu rata Bruno ni benshi ntabwo sasa ndagira ngo wumve ko ntari kukumenya umuhamagaye ni Bruno wamwicanye aramamagaye tegereza n'igice cya 14 episode ya 14 ese baravugana iki tujye tuyisoreza aha ngaha wibuke gukanda subscribe di